igitangaza koko, yewe ndumiwe koko. Uzikurinda mana we, mana uzikurinda mana we, ariko uzikurinda mana we, ico nico uzikurinda mana. Mwaramutse bene data, Kristo Yesu nashimwe. Ni mwene so Ernest n'ubundi ugarutse ubasuhuza. Turashimira Imana ko tumaze icyumweru tuganira, dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro cyitwa umutsima wa buri munsi Imana yadushoboje kugeraho no gutekereza ngo tujye tuganira. Mu by'ukuri nta kintu cyiza nko kubyuka wiragiza Uwiteka, nta kintu cyiza nko kubyuka ubwira Imana urugendo rwawe rw'umunsi, ukirirwa wariye ibyo kurya byera bitunga ubugingo. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byera byahumetswe n'Imana, kandi bikagira umumaro wo kwigisha umuntu, bikamwemeza ibyaha bye, bikamutunganya, kugira ngo umuntu w'Imana abe umuntu ushyitse rwose. Umugore wariye ijambo ry'Imana aba umugore ushyitse, umugabo wariye ijambo ry'Imana akaba umugabo ushyitse. Umusore n'umukobwa, abana bato, abakecuru n'abasaza barya ijambo ry'Imana, ntibaruha, ntibahetama ibitugu n'imigongo mu buryo bw'umwuka, ahubwo nubwo uko bagenda basaza bagenda barushaho kugwiza imbaraga n'amakakama, no mu zabukuru umuntu agatoha, umuntu agacya mu maso, umuntu akirirwa n'intego nzima kuko yazindutse asenga. Mboneyeho gushimira abantu mwese mwagiye munyandikira, bagiye bamvugisha, komenti zanyu n'ibitekerezo byanyu narabyakiriye. Imana ibaha umugisha, kandi ndashimira n'abo dufatanya gutunganya ikiganiro, namwe mukoresha ikoranabuhanga dutunganya ikiganiro. Imana nibaha umugisha. Mu gusoza icyumweru, tumaze icyumweru turi kwiga ijambo ryitwa gusenga, amasengesho, umumaro w'amasengesho, icyo amasengesho akora. Ndagira ngo n'ubundi twongere dufate Bibiliya zacu tuganire ku nsanganyamatsiko isoza iki cyumweru ivuga ngo umuntu wasenze, umuntu usenga. Iyo agambaniwe, umuntu ugambanira, umuntu urwanya abasenga aba ari kwisezerera ku isi. Karibu mu ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel, ibice 6 ku murongo wa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniel, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri rwa rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Turasubiramo. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Daniel, babazanana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri rwa rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Akira ijambo ry'Imana. Dusomye amagambo akomeye ariko kandi yumvikana. Mu bice bibanza nakubwiye ukuntu Daniel yarezwe ko asenga, hakaba abagabo bitoranyije kumurega kuko bamusuzumye bagasanga akiranuka, nta yindi nenge bamubonyeho uretse kuba akunda gusenga. Ndagira ngo nkubwire ngo gwiza amasengesho, ubwo abandi babibona nk'inenge bakabona ari igisebo, bazafata isomo umunsi Imana yagutabaye. Ejo narakubwiye ngo hari abavuga ngo iby'Imana biratinda, ngo biza ari bike, ariko iyo bije biza ari ibiramba, biza ari ibikora ikinyuranyo. Igitego cyinjijwe n'Imana aba ari igitego kitagirwaho impaka, aba ari igitego kiramba. Ibihembo by'uwasenze ni ibihembo bizamara igihe, ariko ibihembo by'isi na Satani ni ubukire wabona aka kanya ejo ugafungwa, ni ubukire wabona aka kanya ejo ukabuzira,
ariko kuba mu mugambi w'Imana ugatunga ibitanzwe n'Uwiteka biraramba. Haleluya. Daniyeli rero uyu abamutaye mu rwobo, umwami yaratangaye, yaje kumureba mu gitondo agasanga arimo, kubwo gukiranuka kwe no gusenga kwe yamukuyemo. Aratangaza ngo Imana ya Daniyeli abe ariyo isengwa mu gihugu. Ariko ntabwo byagarukiye aho. Amasengesho Daniyeli yasenze yateye umwami kwibaza niba intare ze zikiri nzima, yibaza niba intare ze zigishobora kurya, zigihumurirwa n'akanyama. Aravuga ati reka nzakore test. Reka rero abantu bakurwanye, reka isi kurwanye, reka Satani akurwanye, ugumye ukiranuka usenge. Imana izabikoresha muri test. Ibyo bakugerageresheje ukabitsinda, indwara bakohereje ukazisimbuka. Iyo Imana izanye test, ntabwo umuntu wakoreweho test n'Imana ajya abaho. Iyo ndebye muri Bibiliya, we yaravuze ngo ndashaka kureba ko intare zanjye zaba zikirya. Aravuga ngo munzanire ba bagabo bareze Daniyeli, bakajya bazana umugabo n'umugore we n'abana be bose ngo babashyira ku rwobo bakibatereramo gusa. Ndagira ngo nkubwire ngo gusenga bifata umusozi bikaworoshya. Bifata ikigeragezo gikuru wari ufite cya shefu, bikagerekaho ikigore cy'icyo kigeragezo, bikagerekaho icyana cy'icyo kigeragezo. Intambara irangijwe n'Uwiteka iribagirana. Urugamba rutsinzwe n'Uwiteka rukurikirwa n'amahoro. Uwahoraga arira agaseka. Mwene data, soje iki cyumweru nkwifuriza gukunda amasengesho, nkwifuriza gukunda gukiranuka, nkwifuriza kudakunda ibiriho urubanza, kutarenganya. Ngo bagifungura urwobo bagitereramo, intare zagaragaje ko arizo za mbere zizi gusimbuka mu gihugu. Ziva hasi mu rwobo ziza gusamira abantu bareze Daniyeli n'abagore babo n'abana babo ku munwa w'urwobo, ngo zibamenagurana n'amagufa yabo, zirabakata zirabamira, hasigara ivumbi. Umwami aremeza ngo mbonye ko burya intare zanjye zitarwaye, ahubwo amasengesho ya Daniyeli akomeye. Uwiteka rero naguha umugisha we wumvise iri jambo. Umwuka wera akomeze kuri gusobanurira, rikujye mu mutwe, rikujye mu magufa, mu maraso, mu ngingo. Umenye ko gusenga ariyo kaminuza nkuru ibaho, gusenga niyo kosi nkuru ibaho, gusenga nibwo bwenge bukuru bubaho, niyo makuru abaho meza, nibwo buzima, nirwo rukingo, niwo muti, nibwo bukire. Gwiza amasengesho arabikika, akajya ku mugabo, akajya ku bana kandi wasenze badahari, akajya ku gihugu kikagira amahoro, ayiwe, akajya ku itorero, akajya ku baturanyi, akajya ku bavandimwe, akajya ku bana. Amasengesho arabohora, amasengesho arazura, agakiza ingeso zananiranye, amasengesho akanakuburana kandi akakurwanirira. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Tugiye kwinjira muri weekend. Injira muri weekend ugisenga, injira muri weekend ugifite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, injira muri weekend mu bikorwa bitandukanye ugifite kuyoborwa n'umwuka no kumvira Imana. Nguko uko Daniyeli yarokotse, nguko uko abamugambaniye bisezereye ku isi, kandi Imana yije kurwanirira umukiranutsi, ikuraho ikibazo cyose ikakirandurana n'imizi. Ibaze kugambanira umunyamasengesho, umugore wawe akabizira, mwana wawe akabizira, utarebye neza n'inzu yawe n'isambu byagenderamo. Niko Imana ikora, ntabwo igira imikino ku bantu bayiba hafi bayambaza. Waba ugize icyifuzo, fatanya nanjye gusenga iri sengesho ryo kwambara imbaraga kugira ngo Imana idukomereze mu gusenga. Mana, turagushimye ko abanye natwe mu iri jambo. Ndasengera umuntu ugize icyifuzo cyo kwambara imbaraga, agakizwa, akaba umunyamasengesho, akaguma gusenga, akaguma kurya ijambo ryawe, agahindura imigendere ye, imiterere ye, imivugire ye, imirire ye, imyambarire ye, imitekerereze ye. Ndamusengeye kugira ngo umwuzuze imbaraga kandi umushoboze. Komeza kubana natwe, tanga umugisha, duhe wa gatanu w'umugisha, duhe weekend y'umugisha, ukomeze kutugira neza none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Bani baha umugisha. warinze njewe unani Emmanuel, warandinze urandinda epfiriya
mu kiryi iriya hepfo hanyereraga haranyereraga sha urandinda uranyigisha primeri segonderi na kaminuza nzayiga ariko uzikurinda uzikurinda mwana we warinze mama papa anko tante ariko uzikurinda uzikurinda mwana we warinze koro sha igira hino sha igira hino koro kakawete sha yarakurinze muri mubona irakurinda ubu uradodaga amabobo yemwe amaribaya za mariniyeri ariko uzikurinda uzikurinda mwana we yewe mana uzikurinda uzikurinda mwana we yewe haba inshuti we yarakurenze ndabyibuka wararwaye sha ujya sehashika ujya muri koma amezi 3 yose barakubagasha uvayo uri muzima iti ntabwo apfuye hari icyo namuvuzeho nakomeza abeho ubu uri muzima ariko uzikurinda uzikurinda mwana we yewe mana uzikurinda uzikurinda mwana we ngaho tuyicinyira akadiho